Amatora ya 2024 mu Rwanda. Amatora ya 2024 hari video nakoze ivuga ku matora ya 2024 muri Amerika, mvuga ni amaso yose agomba guhanga Amerika mu matora ya 2024. Ese bimeze gute iwacu? Amatora ya 2024 mu Rwanda. Tangira tugira tuti niba nta kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Shakisha ukuri, ukunda ukuri, ibyo ujya kuvuga byose, ibyo wandika ubanza utekereze nimba ubikoreshejwe n'umutima ukunze ufite ukuri n'ubukiranuka. Naturebere mu mwaka wa 2013 naricaye ndavuga nti muri 2013 naravuze nti ariko uziko mu mwaka wa 2024 nziyamamaza kwa perezida ndo gushyira. Batekereza muri 2013 naravuga nti ariko navuga nti hari imyaka 11 uko nabibonaga nabona ko hari igihe kirekire ibintu bizaba byarahindutse biri mu buryo uko bumwe cyangwa ubundi abantu bakaba barakoze byiza bakavaho bakagenda none hakaza abandi. Ariko iyo urebye ubona 2013 ari nk'ejo, nuvuga imyaka 10 ni ubusa. Urebe muri iyi video nakoze mvuga nti ejo hazaza h'u Rwanda imyaka 10 kuva uyu munsi ni ubusa. Noneho rero ndi gutekereza gutyo ubona nyine iyo umaze gutinda mu mahanga ubone ko ibintu bigenda, ko ibintu biteye, umva byinshi, umenya byinshi ku miyoborere cyane cyane ya Afurika, impamvu Afurika ifite ibibazo, none ukamenya ko ibyo bibazo ahubwo bidaturuka mu buyobozi gusa, ahubwo bifitanye isano no kutumvira ijambo ry'Imana. Ibibazo byinshi biri mu miyoborere ya Afurika no mu buyobozi bwa Afurika bituruka kudakurikira ijambo ry'Imana nk'uko Imana ibisaba. Ibyo ni ibintu twakugira mu bintu gusobanura no kwereka neza ko benshi babyita ubukene ngaho nta mavuriro nta menyo nta kintu dufite, ariko byose bishingiye ko abantu bibeshya ngo bakurikira Imana ariko nta numwe ukurikira Imana, nta numwe umvira Imana. Rero utekereza kwiyamamaza nabigize gutyo nshyenga ngira ngo ndebe koko igihugu gishobora kuba kiti okay turabuhotse, ariko naje gusanga ko bidashingiye gusa ku miyoborere n'abayobozi ahubwo bishingiye kutumva ijambo ry'Imana. Nibwo rero muri 2014 naje kwandika icyo gitabo kivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi, cyandika mu mwaka wa 2014 mbihawe na Mwuka Wera. Noneho ibyo nanditse uko jenoside yatangiye, uko yateguwe, uko byagenze byose, igitabo cy'amapaji 600. Urumva ko neretswe byinshi, menya byinshi, noneho bituma sobanukirwa neza imiyoborere ya Afurika bipfira he bigenda gute. Iki ni igitabo nanditse cyasohotse muri 2020 kiri kuri Amazon, ugishatse wakibona kuko ijuru ryagerageje mu Rwanda jenoside yakorewe Abatutsi byagenze gute, byatangiye gute, byose biri aha ngaha muri iki gitabo. Maze kwandika igitabo rero muri 2016 nibwo nakiriye agakiza ku mugaragaro tariki ya 1 z'ukwa gatandatu 2015. Kwakira agakiza byambereye Imana ikomeye ko byafunguye amaso aho gukoresha bwa bwenge bwa muntu, noneho ntangira gukoresha ubwenge bw'ijambo ry'Imana. Nuko namenye ko iby'isi nubwo birimo ab'isi ariko hari abantu b'Imana turi hano, turi mu isi, tugomba kwibanamo n'abo bantu b'isi. Ese tuyibamo gute? Bigenda gute? Ni ukuvuga ngo Imana iguha ubwenge butuma kurushaho kubona ibintu ukoresheje amaso y'ijambo na Mwuka Wera uba uyobowe nawe kubera ko umwumvira, none Imana ikakwereka byinshi nibwo ubona ugasobanukirwa ibintu. Usubiye rero kwa kundi kwiyamamaza 2013 no kuvuga ngo nahise mvuga nti okay reka mbishyire ku ruhande, nkorera Imana, nshaka Imana kuko Imana ishaka urukundo mbere na mbere no kuyumvira, noneho wenda ikaba yakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibwo navuze nti reka ntangire ndebe ikibazo cy'Afurika muri rusange ni ikihe. Naje gusanga ko ibibazo Afurika ifite ntabwo ari uko abantu babyita, yaba iyo myenda uko abazungu badukora ibintu byose, abazungu bafitemo uruhare rukomeye, ariko uruhare rwa mbere rutuma Afurika iri inyuma cyane cyane u Rwanda nuko twanze
kumvira Imana ngo dukurikire Imana. Ibyo nibyo navanyemo rero bya bintu byo kuva mu biya mu majwi 2024 bamishyize ku ruhande banavuga nti reka nshakisha ukuri mbere na mbere nkumenye, kuko benshi bahura n'urwo rukuta kubera ko baba batabanje kubaza Imana ngo barebe nimba ari igihe cyangwa se nimba atari igihe. Ni ukuvuga ngo rero naje kwereka ko muri 2024 isi yose izagira impinduka zikomeye. Izo mpinduka zaratangiye, nimba utazibona, ibyo byo gukingira abantu, ibyo byo kubwira abantu ngo bushya na bushya, byose biri muri izo gahunda za 2024 no kuzamuka genda na 27 na 30. None rero bivuze iki? Ni ukuvuga ngo umwaka wa 2024 uzakora impinduka zikomeye mu isi, cyane cyane muri Amerika n'abandi bigera bacu mu Rwanda. Nzi neza ko uko ibintu bihagaze, uko ibintu bimeze, byanze bikunze bizagira impinduka cyangwa se bizakora no ku Rwanda, kuko u Rwanda nabwo rurebwa n'iyo mihindukire, n'izo mpinduka zose zizaba mu isi yose mu mwaka wa 2024. Bivuga ngo umwaka wa 2024 ndifuriza abanyarwanda ko bazawugiramo amahoro, bagashaka Imana, kuko satani yariyemeje byanze bikunze. Urayoboka satani cyangwa ntabwo umuyoboka. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi buri muri ino si nubwo bwose butangwa n'Imana, umuyobozi wese muri ino si atangwa n'Imana. Imana bitari muri gahunda zayo ntabwo ushobora kuyobora. Byanze bikunze wajyaho Imana igushyiraho utware muri Bibiliya. Imana yahaga abantu gutware bagatangira neza, barangiza bageraho bakirara bagatera Imana umugongo bakajya kwa satani. Ibyo birazwi, niko bigenda, byisubiramo, amateka yisubiramo. Niyo mpamvu nk'umuyobozi uba ugomba kumenya ijambo ry'Imana, amateka ku mateka uko byagiye biyendekera abami kuva kera na kare, kugira ngo nawe umenye utongera kuba muri iryo kosa. Ariko kubera wenda abantu baba kuri ruhande, kubera wenda amabwire, kubera wenda pressure, kubera ibintu n'ibi, abantu benshi barahinduka bagatera Imana umugongo bagakurikiza satani. Dusubire rero ku mwaka wa 2024, amatora azaba hirya no hino ku isi, imihindukire iri kuba mu isi kugira ngo satani afate isi ayigire imwe. Byanze bikunze bizagira ingaruka no ku Rwanda. Noneho kavuga nti amatora ya 2024 mu Rwanda imeze gute? Ni ukuvuga ngo ese u Rwanda ruzemera gukurikira satani 100% cyangwa se ruzitandukanya na satani nk'uko tubibona muri za Uganda, za Tanzania, ahandi hose abantu bari kuvuga bati no, iyo gahunda yawe ya satani ntabwo tuyishaka. We Amerika n'ibindi bihugu bikurikiye Amerika bababwira bati kora ibi, ubyange wivuye inyuma. Noneho abanyafurika tujye hamwe twivuna umwanzi, kuko uwo mwanzi byanze bikunze igihe cye kirabaze, ari kubona ko ari kurimbuka. Iminsi ya nyuma ntazagire abantu b'abanyarwanda ashuka ngo bajyane nawe, kuko ibi bintu bimaze imyaka irenga 10 bikurikira. Siyo bigana, ariko Afurika twishimira neza ko izabisohokamo neza, cyane cyane n'u Rwanda. Nibaza ko gahunda za satani twabonye byinshi 94 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo dukwiriye gufata satani tumwimike mu Rwanda. Ku Rwanda twongeye turusubiza Imana nk'uko rwamye ruhabwa Imana, kandi Imana y'Urwanda ahandi igataha u Rwanda. Reka Imana tuyizane iwacu mu Rwanda. Noneho iyo migenzo ya satani y'abanyamahanga tuyigizeyo, ko ibyo abantu batazi nuko batanazi ko ahubwo wowe Imana ari Abanyafurika. U Rwanda rwacu rero narwo u Rwanda rw'Imana, turagize Imana kugira ngo Imana yonyine ari izongera kudusubiza hejuru, tubone ubutwari. Ku bw'ibyo 24 umwaka uje 2024 ni umwaka wo kwitondera, abantu bakirinda kugwa mu mutego wa satani, bakunga ubumwe n'urukundo no mu kuri, bagakunda Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.